igitekerezo cyo kumugira uwo bita coach player, kuko Niyonzima Haruna buri yamaze kugira lisansi C, muri uku kwa 9 arakorera lisansi B. Muri uku kwa 9 mu Rwanda bazakorera lisansi B, Haruna azayikorera. Icyo gitekerezo bakigira, uravuze ngo kumugira coach player, wa mukinnyi ukina ariko ari no muri procedure zo kwiga ubutoza, ariko ubutoza bivuze ngo utoza nk'abana, unafasha umutoza mukuru, donc gukina ariko no muri stage yo gutoza. Donc ubugenda ugira inama umutoza kutuntu tumwe na tumwe yutakinnye ibintu nk'ibyo. Reka mvuge ko niyo habari umutoza mukuru n'uwungirije ubu ni nk'umutoza wa gatatu ufite utuntu ufasha mu bintu nk'ibyo. Babiganiraho baranemeranya amafaranga rwose atari na menshi. Haruna mu gihe ibiganiro byari bimeze neza, Rayon Sport nibwo yabonye haraza uriya musore witwa Elenga Kanga. Araboneka. Abonetse baganiye n'umutoza witwa Gibukasa ko yari yabarangiye Elenga. Gibukasa yarabizi ko umusore Fiston ashoje. Noneho Fiston yagombaga gusohoka muri AS Kigali, aravuga atari ku uyu musore afite imibare myiza. Fiston ndacyari kuri dosiye ya Haruna, aba ngo mu myaka 3 ishize muri championnat y'u Rwanda Axel ni umusore watsinze ibitego 19. Gwera muri championnat mu gihe cy'imyaka 3 ishize yatsinze ibitego 19, kandi nta namwe yigeze akina abanza mu kibuga na hamwe, keretse muri Marine cyagitsinda 12 I think sezimwe. Baravuga ngo umuntu watsinze ibitego byinshi muri equipe ya Rayon Sport kurusha ibyo mu gihe cy'imyaka 3 ishize ni Onana watsinze 23 wenyine mu myaka 2. Baravuga bati rero iyi mibare ni imibare itari mibi kuri uyu musore, no mu biteri yadufasha gushaka ibitego. Niba tubonye Elenga, tukaba dufite uyu musore Fiston, tukaba dufite Keve ushobora kuba yahengekwa ku ruhande, twashaka undi muwinga ukina tukareka Haruna kuko baba buzuye 4. Niko babibaraga. Ubwo simbaze bari abana bitwa ba Petit Score batoya, simbaze na ba Haji, abo ndi kubafata nk'abasimbura, sindi ko ari abantu batanga challenge cyangwa competition yo hejuru. Ibintu bya Haruna bihita biba off, biraceceka nyine, basa n'abavuye muri iyo dossier. President abihurizaho na SG, page bayijya baravuga ngo dossier ya Haruna closed, turashaka umuwinga, ntabwo tuzamuzana, tuzashaka undi mukinnyi wo mu winga dufunga isoko. Okay, bimaze kumera gutyo, amakuru birumvikana ya transfer agomba kumenyeshwa kapiteni Muherekeve. Kamem baraganira na ba SG na president bakamubwira turi kuri ibi, turi muri ibi, ubwo turaza no kubigeraho. Baramubwira bati dossier ya Haruna twayivuyemo. Babwira Keve abiganiriza abakinnyi b'abanyarwanda babiri, umukinnyi witwa Niyonzima Olivier Seff n'umukinnyi witwa Ombolenga Fitina. Bakoze inama uko ari batatu, kapiteni Keve, Ombolenga n'umuntu witwa Seff. Baravuga ngo ikipe irubakitse, iranakomeye, ariko ntidushobora kwiperimeta kujya muri championnat Haruna ari Nyarugenge tutamufite muri ekipe. Kinyamupira ubwo terime tugiyemo n'iz'umupira, hari terime tuganira bigasaba yuko ushaka dictionnaire y'umupira. Baravuze ngo ikintu gikomeye cyane hano cyaba kibuzemo muri ekipe iri kubakwa ni igipande. Igipande babwiye Jean Fidel bati ikipe iri kuyubaka ariko igipande ni ikibazo. Igipande ni iki? Igipande ni kwa kundi wubaka ukavanga ibintu byose. Sobanura igipande mu bwubatsi. Igipande bareka gisobanura ndo mwubatsi. Sinyumva niba cyo mu bwubatsi. Gisobanura ikinyamupira y'abanje tube tujyana ubaka inzu y'amatafari cyangwa se ibiti. Iyo mara kuyitera ibiti, iyo mara kuyubaka n'ibiti cyangwa n'amatafari uyitera sima yayindi nyine ivanze n'ibicanga ukayiteragura. Imaze kwiteragura ibitaringaniye ntabwo ushobora guhititeranye kuko biba bitaringaniye, bameze nk'ibinombe nyine wateraguje. Kuba igipande n'indi faze izaho ugiye dutera sima n'umwiko, warangiza ukayikuba
bikaringanira no ku gipande nicyo kibanziriza irangi iyo umaze kukuba igipande inzu ushobora kwibona nta rangi rihari cyangwa ukayitera karabasasa cyangwa se irangi ariko inzu iba yuzuye icyo rero bakuba wayibamo nta kibazo wayitera akarangi cyangwa se karabasasa no kwisena kinyamupira mba nambukanye n'abantu ndabizi mu banyarwanda bari kutwumva hari nk'abantu nk'igihumbi tujyanye muri iyo ngingo ariko n'abantu ukoresheje logique wabyumva. Niyonzima Haruna bashingira kuki baravuga ngo kuva aho yanyuze hose birasanzwe ko abakinnyi bashobora gucalenga cyane umukinnyi amenya undi abantu bataza umukinnyi amenya undi kurusha perezida umukinnyi amenya undi kurusha umutoza abakinnyi baraziranye nta mukinnyi muri Rayon Sport arusha imbaraga Jean Fidel abakinnyi baraziranye oya haravuga icyo ari kubaza birasanzwe ko bamugira inama cyane birasanzwe cyane araho banga abakinnyi so kuvuga ko bamukoreramo atagira abantu bafata nka abakinnyi Rayon Sport kumukoreramo nta muntu arusha imbaraga Jean Fidel muri Rayon Sport kuko ntibyari n'itegeko bamaze kubimuganiriza arabatoke baramubwira ati ikindi abafana uvuga ngo bazavuga ngo ikibazo cy'imyaka ariko nta kibazo cy'imyaka bamuha ingero z'abakinnyi bakuze b'i Burayi ba Modric n'abandi bagenda bamuga ko kandi buri umukinnyi atari ngombwa ko akina match 30 za shampiyona ko ashobora kugukinira match wenda 15 nziza ariko akajya inama agafasha ko organiza muri dressing room agafasha kuri urwo Rwanda nyine rw'urundi rwo hanze bamwereka nyine parameters z'umupira wose twese tuzi w'inyarugenge rega nubwo babibabujije ariko nyine babijyara ibintu namwe murabizi babibamo ibyo bintu abakinnyi babibirivinga musi nshaka kubijyamo ibyo mwabyumvise ese rega wowe nk'umuntu wakurikiranye n'ibintu kandi uzi Haruna ikibazo cy'amatsiko umumaro wa Haruna mu kibuga urumva cyangwa uruhare rwa Haruna ngo amace Kenzo iyo ngingo ariko ari baza kugeraho wanavuga uruhare rwa Haruna mu kibuga wowe muri Rayon Sport ukurikije n'ibyo bintu byose ubanuye urabona ni nka kangaye kwijana mu mikinire 50% ya Haruna yayiguha match Kenzo muri tarari 50 kubera ko hano avuye yavuye muri championnat competitive kandi ya match Kenzo muri tarari niyo nzimanzi yaziguha ariko dukina na match nyeya Haruna kuva yakina na APR aho yabaye hose ntabwo yari yamutsinda buryo se Haruna APR ntiramutsinda ariko sari muri Kigali yakubise APR kuri finale 3 APR tozwa na Adil yarabanza yunyuguza kuri adone finale ebyiri na match yakubise match retour ya championnat cyagiye cyo vibiri gikombe Kigali yatsinze APR cyo vijya gutakaza match kwa Espoir cyo vibiri gikombe muri ubwo buryo bahura kuri finale ya Peace Cup ayikubita igitego kimwe ku busa bahura kuri finale ya Super Coupe bayikubita igitego kimwe ngo Haruna Niyonzima Kigali taratsindwaga na umuntu witwa Niyonzima Haruna ngo umumaro umuntu witwa Niyonzima Haruna Haruna no derby Haruna na Sefu n'aba derby barakubwira ngo bashaka bazajya bakina derby gusa kimwe mu bintu bikomeye ngo babwiraga Kasa Haruna na Sefu kuri match ya APR baramubwira ati genda wigire kwa Minyoni wisengere wikorera amakesha match pange 11 pourvike Haruna Niyonzima ari mu kibuga na Sefu APR izabirya baramubwiye ngo uraramuka utamufashe umukeba aramufata niyo atamukinisha azatugora araremereye agomba kuba yakugora ari mu kibuga cyangwa ari hanze y'ikibuga Niyonzima baravuga ati ni umukinnyi uremereye ntago ari umukinnyi no kumenya ko influencer akaba umukinnyi muri dere yo ku rwego rwo hejuru akaba umukinnyi ufite no muri za Simba barakubwira ngo Haruna ni umukinnyi utegeka abandi no mukawushi Haruna ntabwo ari umukinnyi uba muri equipe avugirwamo Haruna arategeka Haruna ni umuyobozi by nature Haruna buriya bari abakinnyi bose ureba bose nta muntu utamutinya uburyo Barasari Kevara y'umuhabanze buriya no muri Kigali bishira yarayifite kandi Haruna aka-influence kurusha bishira ikintu cy'ingenzi icyo nta kibazo kirimo ko-influence nagaro kuvuga ngo ni wewe ngufite Barasari Haruna aba bakinnyi bose ngo bamutinyira ibintu bitatu icyambere iyo baganira Haruna nta muntu n'umwe ufite kariyeri ndende nk'iya Haruna donc success ariko iyo kariyeri ubundi muri Rayon muri APR muri AS Kigali muri Simba muri Yanga kuva muri 2004
Etincelle, Rayon Sport, APR, Young Africans, Simba, AS Kigali, Young Africans, AS Kigali, Tawon Ajabu yo muri Libya. Ngiyo kariyeri iri stella y'inyenyeri ya no mu Mavubi. Mavubi yawe ikadre y'imikino ingahe? Ijana. Niyonzima Haruna, baba mzazi, baba wa soka, wewe wayibyaye Toto wa Majengo. Undi nta gicenga abikoraga neza mu Nyamira Gaciro umwanya. Haruna arakubwira ngo abakinnyi bamusha amafaranga nimbarwa. Haruna afite amakwasteri mu muhanda n'umukire. N'ubu yaje guhembwa amafaranga make ashoboka. Haruna azahembwa amafaranga ari munsi ya Fisto. Kandi umushahara wa Fisto ndawuzi. Fisto azahembwa 800. Haruna afashe munsi ya Fisto. Haruna ntabwo aje kwifuza ngo akeneye amafaranga gusa ya essence ajaguma mu binakunda cyane gusa ubundi Haruna mission ye muri Rayon Sport ngo no ku influencer abakinnyi bakaba batsinze. Kwa Haruna hazaba kapiteni cyakoze ashobora kuba ama vice kapiteni. Ikindi Haruna ntabwo yigeze yemererwa ngo uzajya ubanza mu kibuga, azajya akina ku mutoza kuko abona ko amukeneye, ntabwo azigera korogana. Ikindi abantu bavuga ngo ikipe idahemba ngo Haruna arakorogana. Rayon Sport uyu mwaka ushize ntigeze igira ibirane by'abakinnyi. Icyo kintu Rayon Sport yaragikemuye. Rayon Sport ihembera kugira Haruna ntacyo ku rwego rwo gukorogana ku mafaranga. Icya gatatu abakinnyi bose bamutinyira kandi n'ibyishimo. Haruna ni rendezvous ni match za Niyonzima ategura abagenzi, afata match akayikorera, nta muntu akeneye match ayiterera igipande akayisoza. Tugiye makuru turagaruka mu isaha.